nitwa Turayimana Samuel, nkaba ndi na founder wa Inesim Company Limited. Nitwa Moses Katurebe, nkaba ndi umuhuzabikorwa n'amajwi mu karere ka Nyagatare. kugira ngo soze bashimira cyane abayobozi turi kumwe hano, inzego zitandukanye, urubyiruko baje kugira ngo tuganire na amahirwe yo kuyabyaza umusaruro. Bose tubahaye ayo mahirwe mu isanzwe, tubwire ko tubonera ibisubizo hano. Iyo tutabonera ibisubizo hano ariko biba ari umukoro turuze gukura muri iyi nama, tugenda dutekerezaho kugira ngo dukomeze gufatanya gushaka ibisubizo byakubaka kano karere, ariko ibisubizo byakomeza no kubaka igihugu. Kugira ngo bashimire bayikaze muri iyi nama. Bakoze cyane. Bantu mwajyaga mushaka aho mwagurira ibikoresho bya elektronike bya originali, bazaniye igisubizo. Nta handi mugane Unique Nzai Limited. Tubafitiye televiziyo za flat z'ubwoko bwose, radio za ampli z'ubwoko bwose, TV stand zigezweho, dekoderi za kanari, DSTV, firigo z'ubwoko bwose, gaze nto nini n'ibikoresho byazo byose, iminzani y'ubwoko bwose, amagare ya siporo ay'abana n'ay'abantu bakuru, stabilizateri za originali, ameza yo muri salo, printers za IBM, telefone za smartphone, ibikoresho byo muri salo nka seshe, sterilizateri, casque na laptop. Unique Nzai Limited murayisanga mu mujyi wa Nyagatare, hafi y'amahuriro y'imihanda uzamuka muri gare n'umanuka ujya kuri East Africa University. Ku bindi bisobanuro mwavunyisha kuri 0789 Ku ya 24 Mata 2026 mu cyumba cy'inama cya hoteli Demi Sheraton hateraniye ihuriro ry'urubyiruko ndetse n'abafatanyabikorwa babo. Ni inama mu by'ukuri yari igamije guhuza urubyiruko n'amahirwe ndetse no kwereka urubyiruko ahari abafatanyabikorwa babo babafasha mu bikorwa byabo by'iterambere. Ni inama yitabiriwe n'abahagarariye ibigo bya leta, abikorera ku giti cyabo, imiryango itari ya leta ndetse n'urubyiruko bafite ibyo bakora. Bamwe mu rubyiruko bitabiriye inama bavuga ko bahakuye inama zikomeye kandi ko bagiye kuzigeza no kuri bagenzi babo batahaje ndetse no kuzibyaza umusaruro. Kuko dufite amahirwe menshi yo mu gihugu cyacu. Ikintu nyine tuzabagezaho nkatwe twari duhagarariye kandi mu nama, ikintu tuzabagezaho ni ugukorera hamwe kandi tugatinyuka, nyine tugatinyuka tugakora byose kuko turashoboye. Iyi nama rero ikintu ayungukiyemo cyangwa se like impange wikora ku giti cyanjye, urabona ni inama ihuza inzego z'urubyiruko ndetse n'abafatanyabikorwa. Urumva rero nkanjye ufite ibyo nkora, ubwo navuga cyane nko kuri aya masisiteme dutanga afasha abahinzi n'aborozi ndetse n'abandi bakora muri hospitality business. Navuga yuko icyo ngiye biba byanyunguye cyangwa byamfashije nuko mba nabashije kubona aho abakiriya banjye bari ndetse nanjye ubwanjye aho merereye, nibyo ngomba gukora, nibyo ngomba kurushaho kunoza neza. Aho tugeze n'undi mu bakiriya n'ahandi hose, ayo makuru agomba kubageraho kandi mu buryo bworoshye bunihuse nk'abo twari duhagarariye. Umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka Nyagatare, Bwana Moses Katurebe, yasobanuye impamvu y'iyi nama, anavuga ko nubwo haje urubyiruko bahagarariye abandi ariko bazageza ubutumwa ku bandi basigaye kugira ngo nabo bazagerweho na serivisi zizatangwa n'ibigo by'imari ndetse n'abafatanyabikorwa babo. Iyi nama cyangwa ni ibiganiro byari bigamije guhuza urubyiruko n'abafatanyabikorwa b'akarere, twayise Youth and Partners Consultative Meeting. Mu by'ukuri iyi nama yo gukora consultation uburyo urubyiruko bashobora guhura n'abafatanyabikorwa n'amahirwe. Tukagira insanganyamatsiko ivuga ngo bridging youth with opportunities, guhuza urubyiruko n'amahirwe. Twabonye ari gap dufite cyangwa ari icyo tugomba gukemura, kuko urubyiruko akenshi bavuga ko hari amahirwe batabona. Dutekereza ko kubahuza n'amahirwe ari abafatanyabikorwa, ibigo bya leta, abikorera ndetse na NGOs, tubona ko bishobora kubyara umusaruro. Tugira urubyiruko rwinshi mu by'ukuri bagera mu 127. Ugiye gutumira kutababona bose cyangwa kubegeranya byagorana, niyo mpamvu haba ubuyobozi bwabo. Rero icyo twakoze, twatumye inzego z'urubyiruko zose kuva ku murenge baza muri iyi nama,
Ikindi twakoze twagiye tureba urubyiruko bikorera, urubyiruko bari mu bigo bahawe ama internship, abahawe internship ibigo bikabaha akazi, tugenda tureba urubyiruko mu by'ukuri bahagarariye abandi bashobora kuzagenda nabo bagakora igikorwa nka kiriya, bakababwira ngo ibyo twakuyemo ni ibi ngibi, bagatangira kubwira urubyiruko ko amahirwe ahari kuko barabahagarariye. Iyi nama kandi ni inama yateguwe n'Akarere ka Nyagatare, ubuyobozi bw'urubyiruko mu Karere ka Nyagatare ndetse n'umuryango witwa VSO ari nawo wateye igikorwa iyi nkunga. Njye ndi Sam Ndagije, Hope TV Rwanda mu Karere ka Nyagatare.